ineza yawe, urukundo rwawe, imbabazi zawe ntibirondoreka. Haleluya, Yesu Kristo nashimwe. Ndabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo, abo tubana mu mwanya wa nibature buri gitondo, wowe uri hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, abari ku migabane itandukanye y'isi. Inshuti zanjye ndabasuhuje mu izina rya Yesu, abakristo b'itorero Elayono Mountain Church mu Rwanda. Imana ibishimire banezeze. Mwese ndayinginze Imana ngo ibuzuze imbaraga z'umwuka wera. Imana ibakorere surprise muri iki gitondo, uhure n'umugisha wawe. Imana yuzuye imbabazi n'urukundo. Mbere ya byose nyemerera ubanze uyihereze icyubahiro. Shima Imana ko izinze ijoro ikazingura amanywa. Shima Imana ko yakwimanye. Shima Imana ko yakurengeye rukomeye. Shima Imana ko yakugize ikiremwa kidasanzwe. Imana ihabwa icyubahiro. Muri iki gitondo muri kumwe na Bishop Leonira, umushumba w'itorero Elayono Mountain Church mu Rwanda. Tubanje Imana hose muri byose. Tubanje Imana ku bacu no ku byacu. Tubanje Imana imbere n'inyuma, iburyo n'ibumoso. Imana iha tubere kandi tugotesha urukundo rwayo. Imana rero igira neza, Imana y'inyabushobozi, Imana ikiranuka. Iki gitondo tubyutse tuvuga ngo Mana warakoze, aho ugejeje ukora nushimwe. Imana ihabwa icyubahiro. Turi muri teme yacu rero yitwa kumvira gutera Imana, kukugirira imbabazi, gutera Imana imbabazi. Iyo umuntu yumvira Imana, Imana imugirira imbabazi. Iyo umuntu akora ibyo gukiranuka, Imana imugirira imbabazi. Iyo umuntu yubaha amategeko y'Imana, imbabazi z'Imana zimuzaho. Ndetse utarapfukama ngo usenge, Imana iba yarangije kumenya ikikubabaje n'icyo uyisaba. Rero kumvira Imana nakubwira ngo ni urufunguzo rwo kugirirwa imbabazi n'Imana mu buryo budasanzwe. Kumvira Imana, kumvira amategeko yayo, kumvira uko Imana ishaka kuba, uko ugenda, kumvira Imana, kumvira Imana. Iyo wumvira Imana witandukanya n'ibidahesha Imana icyubahiro. Iyo wumvira Imana ugendera mu murongo wo kubaha Imana. Imana ishimwe cyane. Kumvira Imana. Ntabwo nzi wowe muri iyi minsi uko ubayeho n'Imana yawe. Birashoboka ko wumvira Imana ariko ukumvira n'andi majwi, ndavuga izindi esprit satanique. Ugasanga rimwe uritwa ko uri umuntu usenga Imana, ariko uwundi munsi ukaba uri umuntu usenga ibigirwamana. Ibyo ntabwo byavamo rero, ntawe ukeza abami babiri. Ni ukuvuga ngo umucyo w'Imana umurikira mu mutima wawe, ukamurikira mu bugingo bwawe. Iyo wahaye ikaze na karibu mu mutima wawe Yesu Kristo, Mwuka wera ngo aze ahicara kuyobore, agutegeke. Kandi Imana iyo uyihaye umutima wawe ukavuga ngo Mana nyiyoborera, njye ntacyo nakishoborera, nshobozwa nawe Kristo umpaye imbaraga. Icyo gihe ijambo ry'Imana riza muri wowe rigwiriye, ndetse Imana ikaganza muri wowe, ndavuga ijambo ryayo. Ikindi ukemera kugendera mu nzira zayo, ukemera kuba icyaremwe gishya. Ugasanga za kirazira iby'Imana yanga nawe urabyanga, ukabona biguteye isesemi. Ukumva rwose ntiwishimiye kujya mu busambanyi, ukumva ubusambanyi buguteye isesemi. Kumva ntiwishimiye ibigari byo kujya mu bantu kugendana n'abanywi ibiyobyabwenge. Ukumva ibyo bintu biguteye isesemi. Ukumva usesemwe ndetse ugaye kurara amajoro wicaye uri mu bintu by'urukozasoni. Kumva biguteye isesemi kubera kumvira Imana, kubera ko Imana iri muri wowe, ifite uburyo ki ikuyobora, ifite uburyo ki iguha discipline kandi nawe ukayigenderamo. Kumvira Imana rero biyitera imbabazi ku buzima bwawe, yarangiza ikakugirira neza, ikaguhindurira amateka. Wakoraga proje Imana igasukamo umugisha, wayibwira ngo Mana dore imbere yanjye hari ibikomeye, bikayitera imbabazi, ikururukana kugira neza ku buzima bwawe, yarangiza ikagutabara. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Nyemerera muri iki gitondo tudatinze dusome igitabo cya Mose, gutegekwa kwa kabiri, ibice 28.
umurongo wa mbere dusome mu izina rya Yesu Kristo. Haravuga ngo nugira umwete wo kumvira Uwiteka Imana yawe, haleluya, ngo nugira umwete, nugira imbaraga, nushishikarira kumvira Uwiteka Imana yawe, nugira umwete mu bintu byose ukora, ubyigana ushyiramo umwete, ukaba harimo kumvira Uwiteka Imana yawe, ngo nugira umwete wo kumvira Uwiteka Imana yawe, Imana ishimwe, n'uwo kwitondera amategeko yayo yose ngo utegeke uyu munsi, Imana ishimwe, nugira umwete wo kwitondera amategeko Imana igutegeka uyu munsi, Imana ishimwe, ngo Uwiteka Imana yawe izagusumbisha amahanga yose yo mu isi, Imana ishimwe. Ariko haleluya, nukora ibyo, nugira umwete wo kumvira Uwiteka Imana yawe, n'uwo kwitondera amategeko yose Imana igutegeka, ngo Imana hari ikintu kizaba izakugirira neza, izakugirira imbabazi, izagufata yewe, izakuzamura, ngo izagusumbisha amahanga yose, Imana ishimwe, izagusumbisha amahanga yose. Ese urumva bizagenda gute? Nuko uzagira umugisha hahandi nawe utari witeguye kubonera umugisha, nuko izakuzamuza amaboko yayo, nuko izaguha ijambo, nuko izagucira inzira, yarangiza ikagutambutsa. Imana yavuze ngo izagusumbisha amahanga yose. Bishatse kuvuga iki? Bishatse kuvuga yuko izagusumbisha abapagani, izagusumbisha bari banze kuyumvira, izabagusumbisha yewe, izakuzamuza amaboko yayo akomeye, imbabazi zayo zizakugwiraho kuko wumviye Uwiteka. Uzagenda ubabanaho, uzagenda waguka bareba kuko wumviye Uwiteka, ngo Imana izagusumbisha amahanga yose. Imana ishimwe cyane. Ikomeza ivuga ngo kuri 2 ngo kandi iyi migisha yose izakuzaho ikugereho niwumvira Uwiteka Imana yawe. Imana ishimwe. Iyo ukomeje usoma iri jambo, Imana iravuga ngo uzagirira umugisha mu mudugudu, hazagira umugisha imbuto zo mu nda yawe, hazagira umugisha igitenga cyawe, ndavuga amakonte yawe, uzagira umugisha mu majya no mu maza, ugiye uzahura n'umugisha, ndetse nugaruka uhure n'undi mugisha. Imana ishimwe. Uwiteka azatuma ababisha bawe baguhagurukiye banesherezwa imbere yawe. Ese hari umugisha urenze we kubona ababisha bawe banesherezwa imbere yawe? Ibyo rero bizaturuka he? Bizaturuka mu kukumvira Uwiteka, bizaturuka mu kukumvira Uwiteka. Imana ishimwe. Bizatuma Imana ikugirira imbabazi, nirangiza ududubiza umugisha ku buzima bwawe. Ariko ugeze hakurya kuri 15, ayiwe, Imana itubabarire, Imana itugire neza, ngo nutumvira Uwiteka Imana yawe, ngo witondere amategeko yayo y'uburyo bwose igutegeka uyu munsi, ayiwe, Imana itugirire neza, Imana itwiteho, Imana itubabarire, ngo iyi mivumo yose izakugeraho. Mu mivumo Imana ivuga nuko ngo uzaba ikivume mu mudugudu, mbese nta muntu uzakugirira icyizere, uzaba nuwo buri wese azakubona kuvume, ngo uzaba ikivume mu mudugudu. Hazavumwa igitenga cyawe, konte yawe nta kizigera kigeraho, hazavumwa imbuto, abana bawe uzasanga baracanganyukiwe, uzavumwa mu majya no mu maza. Uwiteka azakoherereza umuvumo wo guhagarikwa umutima. Imana idutabare, Imana idutabare muri iki gitondo. Uhitemo neza, uhitemo kumvira Uwiteka kugira ngo akurindire ya mivumo yose. Imana biyitere imbabazi, idudubize umugisha ku buzima bwawe. Imana ibaha umugisha. Shalom shalom. Genda wumvira Uwiteka maze imbabazi z'Imana zikugwireho. Shalom. Ndabakunda cyane. Ineza yawe ku mwana w'umuntu, ineza yawe nirondore